azwi nk'umuyobozi wa miliyoni z'abakirisitu ku isi yose, akubita ikibano cy'Imana ku isi. Ariko se papa ni muntu ki koko? Yabayeho ate? Afite ayahe mateka? Kuki afite ububasha bukomeye mu by'umwuka no mu bya politiki? Ese papa ni intumwa y'Imana cyangwa hari ibindi byihishe inyuma y'ubuyobozi bwe? Abemera bamwe bavuga ko ari umukozi w'amahoro, abandi bakeka ko ari umwe mu banyuranyije n'Imana ku rwego rwo hejuru. Ese papa afite aho ahuriye n'ibyavuzwe mu byanditswe byera? Komeza dutege amatwi wumva ukuri ku mateka, ububasha n'uruhare rwihariye rwa papa ku isi yose. Ese none papa ni muntu ki? Mu mutima wa Roma hari umuntu umwe ubayeho mu buryo butangaje. Benshi bamwita umuyobozi w'isi y'abakristo, abandi bamwita intumwa y'amahoro. Izina rye ni papa. Papa ni umuyobozi mukuru w'itorero Gatolika, Catholic Church, uhabwa icyubahiro nk'umusimburwa wa Paulo Mutagatifu Saint Petero, intumwa ya Yesu. Afite icyicaro i Vatican, igihugu cyigenga giherereye i Roma mu Butaliyani, kikaba ari cyo gihugu gito cyane ku isi. Aramutse avuze ijambo rimwe gusa, isi yose iramutega amatwi. Ariko se yagezeho ati? Ubutware bwe busobanura iki? Twumva ko ari umukozi w'Imana, ariko se niwe koko? Reka dusubire inyuma mu ntangiriro y'amateka y'ubuyobozi bwa papa. Inkomoko y'ubutegetsi bw'abapapa. Itorero Gatolika ryemeza ko papa wa mbere yari Paulo Mutagatifu, ariwe Petero, umwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo. Yesu yamubwiye ati, uri Petero, kuri uru rutare niho nzubakira itorero ryanjye. Ibi byanditswe muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Kuva icyo gihe havutse igitekerezo cy'uko abayobozi b'i Roma basimbura Petero, bagahabwa izina rya papa. Ubundi iri zina risobanura iki? Iri zina rituruka ku ijambo ry'ikilatini papa, risobanura data cyangwa se so w'umwuka. Uko imyaka yagishira, papa ntiyabaye gusa umuyobozi w'itorero, ahubwo yabaye n'umutegetsi wa politiki wagiraga uruhare rukomeye mu miyoborere y'isi. Papa yigeze kugira igisirikari, imari n'ubutaka bwinshi. Icyo gihe yari afite ububasha buruta ubw'abami n'abaperezida, nyamara si bose babimwemereye. Hari abavuga butumwa bwiza nka Martin Luther watangije ishaka ryo kwitandukanya n'itorero Gatolika. Ikibazo cyarakomeje. Ese papa ni umuntu w'Imana cyangwa ni icyicaro cy'ubuyobe cyagaragajwe mu byahishuwe? Kugira ngo dusobanukirwe uwo papa ari we n'icyo asobanura ku buzima bw'isi, tugomba kumenya aho yaturutse, uburyo yagiye ahabwa ububasha, ndetse n'icyo Bibiliya ivuga ku buyobozi bw'umwuka bwo mu minsi ya nyuma cyangwa se y'imperuka. Iki cyari igice cya mbere. Mu gice gikurikira turasesengura uburyo papa ahuzwa n'ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'ibyanditswe byera. Kanda subscribe cyo tubana ntuzacikwe no mu bindi biganiro bikurikira. Mu gice cya kabiri